Agafilime kacu tugatanyanya n'umukobwa ahoraga yicariye mu rugo wabanaga n'ubumuga bwo kutabona, ariko muri ako kamwanya Uwiteka yaraje ngo amufashe. Barakurikira umwana waje w'umumarayika amukora mu gahanga, aramubwira ati ngiye kugufasha. Arangije disi amushyiramo imbaraga zidasanzwe. Kuva ku kamwanya disi wa mukobwa yahise atangira kubona, ibyishimo biramusaga. Arangije na za rinete arahita zimwaka wa mwana w'umumarayika, aramubwira ati kuva none kugeza uyu munsi ntabwo uzongera kujya uhora wicaye utabona. Disi umukobwa yarafunguye amaso ahita atangira kwireba mu biganza, aravuga ati mana yanjye ntabwo ibi bishoboka, ntabwo bibaho ko nakongera kubona nkamera neza nkareba nk'abandi. Arangije disi ryatara ryahoraga ryaka na ya radio yahoraga yumva. Umwana yaraje asatira ya radio gake gake yitonze, arayicomokora wa mugozi, aramubwira ati kuva uyu munsi kugeza n'ikindi gihe uzahora ubona iteka, ndagufashije wowe uzabeho utuje kandi wumve ko wongeye kubona nk'abandi bantu. Barakoreka kakana kamaze gukora ibitangaza gahita kongera gafata inzira gacaho karagenda. Yo wundi disi arangije kuramo ekuteri yahoraga yambaye yumviraga muri radio, arangije aravuga ati mana yanjye ntabwo bishoboka. Ibyishimo byaramurenze ashaka gukuramo kuteri biranga, ariko mu by'ukuri barakwerekana ndetse hari undi mudamu wabaga muri urwo rugo, ariko uwo mudamu ntabwo tuzi ngo uyu mudamu se we yaraturutse hehe. Barakwereka yaraje atangira kwivugisha amagambo kubera ko yumvaga ko uyu mukobwa atumvaga, ariko mu by'ukuri uyu mukobwa Imana yari imaze kumuha imbaraga zidasanzwe, yamaze no kumuha ubushobozi. Ariko mu by'ukuri yaraje atangira kuvuga amagambo menshi ati reka nze ngutuburire n'ubundi uriya mugabo mutuburire azamenye ko numwite kandi ntarigeze nwita na rimwe. Barakwereka yafashe blanka afata ikintu agishyira mu nda kugira ngo aze kujijisha umugabo we naze kumenya ko atwite. Mana nyagasani ibi ni ibiki? Barakwereka umugabo yahise atamura kuko amwanya avuye ku kazi aza yishimye disi, kumbe wa mukobwa yiyicariye aho ngaho ku ruhande. Aza disi umugabo asatira kuri yanda ya wa mubyeyi avuga ati mbega gapucuri disi, ati ndabyishimiye, ateka gapucuri kazavuka neza kandi bizagenda neza. Barakwereka disi umugabo yakomeje kureba wa mukobwa ubana n'ubumuga, kumbe ntiyabashije kumenya ko uyu mwana w'umukobwa yabashe kuba yakwakira imbaraga zidasanzwe. Barakwereka umukobwa yakuyemo rinete atangira kumva ibyo bamuvuga, ati iki ngiki ntabwo n'ubundi nakizanye mbizi neza ko kizambyarira kana. Umukobwa yaratungurwa mu kantu atangira kumva ibyo bari kuvuga, na za rinete atangira kuzikuramo gake gake. Witegereze neza, abandi bakomeza kwishima, bakomeza kunezerwa, bakomeza guserebura bavuga ati akana kacu kagiye kuvuka. Ariko yibuke neza ko iyi ari planka, iki ari igiplanka umukobwa yashyizemo kugira ngo ajijishe uriya mwana, ajijishe uno mugabo we. Ariko mu by'ukuri uyu bana n'ubumuga yari yakomeje kubitegereza, yakomeje no kubibona, yakomeje no kubatega amatwi ibyo bari kuvuga. Ati ngewe uyu nguyu ntabwo namushakaga, ati ngiye nagiye kukuzana bizi neza ko uzankorera umuti kandi bizagenda neza. Uyu namuzanye ntazi ko abana n'ubumuga bwo kutabona ndetse no kutumva, ariko reba ahora yicaye hariya gusa, ntabwo abasha guhaguruka ngo abashe kuyagira akana yakora cyangwa se ngo abashe no kuba yatembera. Umukobwa yarabyumvaga kubera ko Uwiteka yari yamaze kumuhereza imbaraga zidasanzwe. Ibyo bavugaga byose yarabyumvaga, ariko mu by'ukuri agaceceka gatuza, ariko nawe agatungurwa bikanamurenga, ariko agakomeza kwihangana ndetse no kwikomeza. Barakoreka kakana k'akamarayika kahise kagaruka muri ako kamwanya. Witegereze neza kugira ikintu cikwa, karangije gafata urudodo n'ukarangije karushu. Witegereze neza kugira akantu cikwa, karaje kakana k'akamarayika gafata umugozi ngo kawuhambire ku kanzu yuriya mugore kabashe kuba kamutamaza. Mana nyagasani ibi byo ni ibiki? Biraza guherera hehe? Barakoreka kana kafashe rwa rudodo karuhambira ku kanzu ya wa mugore. Undi disi wabanaga n'ubumuga ateza amatwi ari kumva ibyo bari kuvuga, uburyo disi yamwangaga namuharabika anamusebya ati wabanaga n'ubumuga bwo kutabona nta kintu nabashiga kuba namukorera, nta n'ikintu twabashiga kuba twakorana. Ariko disi aravuga ati nagiye kukuzana bizi neza ko tuzabana neza kandi tuzakorana neza, bizagenda neza, uzambera umufasha mwiza. Ntabwo nagiye kukuzana nzi neza ko utazambera umufasha mwiza. Uyu namuzanye nazi ko ameze gutya, none reba ahora yicaye mu kagare, ubu se wambwira ko ibyo ari ibiki? Barakwereka umwana yakomeje gufata wa mugozi yazanye awuzirika ku ikanzu ya wa mudamu, arangije anawuzirika ku ipine rya wa mukobwa yicaye mu kagare. Ndagira ngo witegereze neza kugira akantu cikwa. Arangije amaze kuhambira wa mugozi neza, arabifunga yitonze kugira ngo atamaze uyu mudamu. Barakwereka umwana yamaze gukora ibyo akora, undi ateze amatwi arimo arumva, barimo baramusebya disi, ariko mu by'ukuri nta kintu ibyo byari bimubwiye, kuko umwana yari yamaze kumufasha kandi yamaze kumuhereza ububasha ndetse yanamuhaye n'ububasha bwo kuvuga ndetse no kubona. Mana nyagasani ibi byo biraza guherera hehe? Witegereze neza umukobwa atangiye kumusobanurira ati we nugira
ikibazo ati bizagenda neza. Barakwereka wa mwana yakoze ibyo akora, arangiza afata kakagare ahambiraho wa mukozi, arangije arongera afata inzira arigendera. Akimara kugenda undi arakomeza arishima aranezerwa. Witegereze neza umukobwa, wibuke neza ko atabashe kumenya ko bahambiriye umugozi ku ikanzu ye. Yarahindukiye, witegereze neza, akimara guhindukira ya kanzu ye yahise ivamo mwakabyaramwe, ya kanzu yahise imwiyambura. Arangije areba hasi, umugabo nawe aracungurwa mu kantu, ahita abona ati wow, ndagufashe, ibi byose kuva nakuzana kugeza ubu ngubu warambeshyaga. Kubera iki wambeshye ukaba utarambwisha ukuri ko ibi byose wabikoraga kubwo kumbeshya? Kuki nari nzi neza ko twite none ukaba wambeshye? Kuki utambwisha ukuri ugatuma nkomeza kubwira umukunzi wanjye nari narizaniye mubwira, ahubwo wowe ukanga kumbwiza ukuri ugakomeza umbeshya? Mana nyagasani, witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Barakwereka umukobwa yabuze ibisobanuro, atangira gufindafinda hirya no hino, atangira kubeshya amubwira ati nanjye ni gutya, ati nakomeje kukubwiza ukuri mubwira ko nyine njyewe mfite ikibazo cyo kubasha kuba nasama, ariko wowe wanze kubyemera. Arangije disi umukobwa yatangiye nawe kumva ibyo bari kuvuga, atangira kumva imitwe yamutetse. Ati umugabo atangira kumubwira ati kubera icyo utambwisha ukuri nkabasha kuba nakwiyangira umukobwa, nkabasha kuba nakuzana ngira ngo wenda we bizagenda neza. Barakwereka disi batangiye gushwana basubiranamo kubera ko yaramubeshye ko amutwitiye umwana. Umugabo yaguye mu kantu aratungurwa, disi binamwanga mu nda, aravuga ati Mana nyagasani warambeshye, ibi bintu wabitewe n'iki? Kubera iki wambeshye? Wabitewe n'iki? Barangije batangira gusubiranamo. Witegereze neza, barakwereka wa mwana yaragarutse. Arangije urebe umwana byose ni ubiteje, ni nawe ubikoze, ni nawe utanze ubushobozi. Umwana yarambuye ikiganza agihereza wa mukobwa yitonze, yamaze guhereza ububasha amuhumura. Arambwira ati ngwino nkwereke, ngwino ukemura impaka ziri kubera hano, ngwino ugira ibyo umfasha, ngwino ugira ibyo uhindura hano muri uru rugo bitazasubira ukundi. Iyo waranje disi wa mugudamu wahoraga yicariye mu kagare, wa mukobwa wahoraga disi atabasha kubona, yaranahagurutse muri ka kagare yahoraga yicayemo. Wa mwana yaramuhagurukije. Witegereze neza, akimara guhagurutsa babandi inyuma barimo baragundagurana, arimo aramubwira ati nsohokera mu nzu hano ugende. Undi nawe disi kandi yamaze igihe kirekire yicaye mu kagare atabasha kugenda, none Imana imuhaye ubushobozi, umwana aramuhagurukije. Mana nyagasani, ibi byo ni ibiki mwakebyaramwe? Uwiteka kugira ibitangaza akora, nyamara nugasuzugura umuntu cyangwa ngo upinga umuntu, kubera ko igihe cy'umuntu amateka yahinduka. Barakwereka bakomeje gucyocyorana. Wa mukobwa yahise ava mu kagare bwangu, aravuga ati nubundi asikibi ndabirambiwe, ibi dore ndabirambiwe, dore igihe mwahereye. Barakwereka yamaze guhaguruka muri ka kagare, nabo bahita batangira kugira ubwoba, baratungurwa bagira ubwoba, batangira kwegera inyuma. Bakimara kwegera inyuma, ntabwo bari bazi ko uyu mukobwa yabashe kuba yabona ububasha bwo kuba yakongera akaba muzima. Barakwereka wa mukobwa yahise afata umusego atangira kuwisha kuri yanda kugira ngo umukobwa ataza kubibona ko ataratwite yabeshyaga. Arangije yagiye kumukora amubwira ati ndekura sifupe, ntabwo wanategeka kuba wabasha kuba wankuraho kuko ndabizi neza ko ibyo mwankoreye ni byinshi kandi ibyo mwamvuze ni byinshi birahagije. Ndagira ngo rero murekere aho ngaho, hatagira umuntu wongera gukomeza kugira byinshi cyane amvugaho cyangwa se abashe kuba yavuga, kuko ibyo mwavuze birahagije. None rero gihe namaze nicaye mu kagare, n'igihe namaze numva, ndetse n'igihe namaze nabona, ibi Uwiteka yangiriye neza mbashe kuba nabona. Ati basi wambabariye ukanyumva, babarira unega amatwi unyumve ndakwinginze, kandi ndabizi neza ko biraza kugenda neza. Barakwereka ni ukuri kw'Imana yakomeje kubabwira ati ibintu mwankoreye ntabwo nabashe kuba nababarira, nta n'ikintu nabashe kuba nahindura muri mwebwe, kubera ko ibintu mwakoze birambabaje kandi biteye n'agahinda. Barakwereka nabo bakozwe n'isoni, bakorwa n'ikimwaro, uburyo umukobwa yahagurutse mu kagare, ndetse n'uburyo yongeye kubasha kuvuga, ndetse n'uburyo yongeye kubasha kumva ndetse no kubona. Mana nyagasani, uyu mugabo araza kubigenza gute? Ese uyu mugabo araza gusigara muri iyi nzu cyangwa abantu bakobwa baraza kuyisohokamo? Utubwire muri comment uko wabashe kuba wabibona cyangwa se nuko wabashe kuba wabyumva. Kandi mwibutse gukanda subscribe kuri Nganzo TV Show kugira ngo tutazabicikwa n'agasone ngenda mugezaho ka buri munsi. Barakwereka disi umukobwa byaramuyobeye, atangira kumubwira ati ngaho mufate inzira musohoke mugende muve hano, mufate inzira mumvire mu nzu, n'ubundi uko byamera kose mwangambaniraga kuva kera kandi ibyo mwavugaga byose narabyumvaga. None ngaho nimwongere mwikananure, mwongere musakuze, nimwongere musubiranemo, ngaho mwongere musubiranemo nta kibazo. Umugabo yatangiye gusaba imbabazi, arabwira ati neva, nta mbabazi nshobora kuguha kubera ko ibyo wankoreye birahagije, aho gufata inzira ugende umvire ahangaha wigendere rwose, ndakwinginze mbabarira, ufate n'uwo mukobwa mujyane, uwo mukobwa w'inshoreke wari waranzanyeho, wari warazanye ngo ajye yirwa nsuzugura, ajye abasha kuba yakwirwa nyinaho imikino. Mufata n'inzira mugende mumvire hano, mufate inzira mugende.
Uwiteka yamfashije, yamaye ubundi bugingo, yamaye kongera kubaho, none namwe murimo muraza kwirirwa mushaka kunyinaho. Mufate inzira s'il vous plaît. Umva wowe wa mukobwa we, nguhaye gasopo n'ikindi gihe utazanongera gutekereza kuba wagaruka muri uru rugo. Ndakwinginze fata inzira wigendere mu mahoro ndetse no mu mutuzo, utazongera no kuba warota kuba wagaruka hano. Barakwereka disi umugabo byamwanze mu nda, umugabo agahinda gatangira kumwica, atangira gutekereza ibiti yatageze atekereza na mbere y'igihe ko wenda Imana yahindura amateka. Barakwereka tsaje kubabwira ati musoke hano mugende, mufate inzira mumvire hano, ntago mbakeneye sina nabashaka. Yo dore umukobwa yatangiye kubura aho afata, atangira kubura aho kwirwa, arangije fata inzira mwakabyaramwe arisohokera. Mana nyagasani yishinjaga icyaha kuko ibyo yari yarakoze byaragahuma mu makani ntabwo byari bikwiye. Yo hanyuma rero kambone no kugushimira wese batangiranye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, wibutsa kutazacikwa n'agasone ku butaha. Yo dore umugabo ko byamugendekeye yatangiye no gupfuka amatangira gusaba imbabazi, ariko mu by'ukuri umukobwa yari yamuhakanye avuga ati nta mbabazi naguha ndetse nta n'ikintu twanavugana, mu by'ukuri aho gufata inzira wigendere bikiri mu maguru mashyashya. Yo barakwereka disi umugabo yabuze yakwirwa buri cyakora ikimwaro kiramwica ndetse n'isoni ziramwica, nta kintu yari afite cyo gukora. Yo ariko umudamu aravuga ati fata inzira usohoke umvira hano wigendere, igendere mu mahoro, igendere mu maguru mashya. Yo umukobwa disi yari yagarutse afite karungu, kandi kuko byari bikwiye nawe ndabizi ko nta mahitamo wa nta n'ukundi kuntu wabigenza. Yo barakwereka disi umukobwa yagumye mu rugo rwe arangije arabasohora. Ntuzakikwa n'agasone ku butaha, ndabakunda cyane ibindi. Ciao ciao.